aka kantu karimo uburozi do terati twavuganye ngo iki utagomba kugira ubwoba siko twavuganye aka kantu karimo uburozi fundikira neza cyangwa ugashyire mu isutiye urayambaye uragenda urabona ukuntu bateka bakagenda ni nakanyana bakagenda bagateka hariya urabona iyo bakubonye babona yuko uri umukobwa mwiza urabarusha n'ubwiza barareba nyine bakavuga bati dore uricisha mu gikoni ntugiye gufata amazi yo kunywa inkono yabihora itogota hariya bakaza kureba ko byahiye Dukana Nyirantambara ari guha umukobwa we uburozi agenda ashyire mu nkono yari yagize ubwoba ese yabusizemo bimugwa amahoro ibi byose nibyo ngiye kukubwira zana ka gatebe maze byose mbikubwire ese uyu mwana w'umukobwa biraba ibyuya ntibiba amaraso rero wowe ushyigikiye yuko buno burozi akwiye kubushyira mu nkono bikamenyekana ko ari Nyirantambara wabumuhaye nkandira aho hasi kuri like nurangiza kugira ngo twagure uno muryango mugari wacu yicano ni iyanyu ureba aho hasi hari subscribe ntubigirire umutima mubi ntiwumve ko hari icyacitse ntiwumve ko megabyte bazajya bazitwara inkwande subscribe ubu nyeretse ko turi kumwe ni nkuko wankandira like umushu umeze neza nizere ko mumeze neza njye narimba kumbuye ejo nta kiganiro nabahaye mwihangane ejo ntago nari meze neza muribuka ko duherukana nari ndwaye urumva ariko norohewe nizere ko mumeze neza urumva narimba kumbuye abashumwa ese we murakoze ndabakunda cyane kandi murabizi aho muherereye hose abari hanze y'igihugu abari mu Rwanda ndetse n'impunzi zidukurikiranye turabasuhuje mbabwira ngo mukomeze kwihangana kuko Imana abaremye irabizi kandi nta kibazo kijya kibaho kidafite igisubizo niyo mpamvu ibintu byose bikwiye kubaho bikagira igisubizo kandi indwara iberaho kugira ngo ibone umuti wayo rero ndabihanganishije rero ntabatindiye reka nze byose mbibabwire ubwo duherukana cyose ari kubwira umukunzi we ko akwiye kunywa umuti nta bya muganga ese umuti umukunzi we yarawunyweye nabyo ni ibindi ni ikindi kiganiro ndibuze kubabwira yuko yawunyweye murabizi amakuru yose mbanyafite ndetse ndibona bereka akavidewo kawo rero iyo utakoze subscribe urahomba noneho tugaherukana mu rugo kwa Rugema byacitse iribagiza isimbi induru ese zino nduru zizashira gute mana birabasinze gusa abandi bantu nimba uri hano nonaho wahagejeje wowe ukaba ushyigikiye ko buno bukwe buba kuko filimi nanjye amaze kuyirambirwa nubwo mba mpari jya muri comment uvuga ati ubukwe bukwiye kuba please ihangane fata akanya gato ujye muri comment uvuga ati buno bukwe ni ukubera iki bukwiye kuba twararambiwe ni ukuri kandi rero nimba uri na mushyashya kora subscribe nimba arayikoze uri umuntu w'umugabo cyane rero Nyirantambara we n'umukobwa we na murumuna we bari bapanze yuko bagiye kuroga mama Kanyana ndetse na Kanyana bagiye guha uburozi umwana wabo ese ko duheruka ntuze isimba agiye kuroga kwa mama Cyusa uburozi kubera ubwoba bakabivumbura ntibabunywe akaburirwa irengero uyu mwana w'umukobwa we ntiyaba agiye kuburirwa irengero nawe mana ubwo rero umwana w'umukobwa yari yanze kujya kuroga uyu mwana nta nubwo yaharerewe nubwo ari imico bari kumushyiramo ntago we abyifuza nta nubwo abikeneye nta nubwo yatekereza kuroga kuko n'umwana rega nawe ntihagire umuntu uzigera akubwira ngo kora iki ngiki kubera yuko mukundana cyangwa kubera ko ari mama wawe cyangwa kubera ko ari papa wawe ndetse cyangwa kubera ko anakugaburira uwo munsi ku munsi ntuzakore ikintu kibi kigendanye n'ibibi byose kubera yuko umuntu ugiye kubigukoresha ari umwe mu muryango cyangwa hari icyo akumariye yego hari ibintu ushobora kubona ukumva ngo bosi kubera ko ampemba dukwiye kuryamana
bose mabuja kubera akamemba dukwiye kuryamana. Ibyo byose ni ibintu dukwiye kwirinda cyane, kubera nyine anytime hari igihe umuntu agushuka ejo akakwigarama. Ntago mubizi neza, ntago ari twe twenyine bibaho, ni abantu bose muri rusange. Umuntu akakwereka inzira nziza, akabikwereka ko nihagera n'ingaruka muzaba muri kumwe 100%, yamara kuba yangaruka agahita kwigarama. Rero jya ukora icyo umutimanama wawe ukubyiriyemo, kandi ukore cya kintu ubona kiri mu nzira nziza atari inzira mbi, bantu b'Imana. Rero ibi bintu ifilime Inzira y'Umusaraba abantu mwarayikunze muri benshi, twarayikunze, ndetse njye nyikunda kurushaho. Uyu mwana w'umukobwa bari gushora mw'ibi bintu we, aho ntagiye kuharenganira. Aha ndumva njyewe ari agaterera nzamba umugani wa babandi abashu gusa nyine nari mbakumbuye, nari mbatekereza cyane, numvaga nkwiye kuza tukaganira, kumva indware mufite nimero zanjye. Abamama, ese mwababyeyi ko muri mama wanjye, nimba ufite umwana ubu kano kanya uri mama wanjye, kuko njye nta mwana ndagira, nta n'umudamu ndagira. Ubu kano kanya wambera umubyeyi. Ni ukubera iki utansuhuza uvuga ati muhungu wanjye umeze ute? Ko duherukana mbabwira ko ntameze neza gusa, ariko muri kumva ko ndikora. Ubu mbajije kuri fone, nimero sinazibabwiye, na WhatsApp nkayibabwira. Ubu umbwira ati muhungu wanjye umeze ute, akubwira ati meze neza mama, cyangwa uri umukobwa, uri mushiki wanjye, uri umuhungu, uri umusaza, uri murumuna wanjye cyangwa uri mukuru wanjye. Basi kumvugisha byagutwara iki? Tuvugisha ukuri, simuhari nanjye nkaba umvugishije byagutwara iki? Nuko reka nze nongere mbahe ya nimero yanjye, urebe ko wamvugisha. Nimba nta kintu byagutwara ujye umvugisha nyine, tayari tugira ibyo twiganirira, kuko ndabakunda. Ubundi mudahari nanjye ntabwo najya nza kwitereka hano ngo ndi kuvuga bino ngibi, kuko muri abantu b'agaciro kandi muri abantu bo kubahwa. Noneho mvuga ati Imana ikomeze ibamere ibyiza kurusha uko mwebwe mubitekereza. Rero ndabakunda cyane, reka mbabwire ngo bye. Ndaje mbahe ikiganiro cy'uko Iribagiza yanyweye umuti. Ni ikiganiro cyiza cyane. Reka mbahe ya nimero yanjye, mbahe WhatsApp cyangwa nimero iyo ari yo. Reka mbahe nimero mwampamagariraho kuko nayikoresha WhatsApp nta kibazo. Ni 079 44 063 55 079 44 063 55. Nizere ko mwayimenye kandi mugiye kujya mumvugisha, kandi ndabakunda. Bye abashuru. Imana ibarinde, tuze gusubira mu kiganiro cya mukanya. Love you so much.